amafaranga se nko kagira imana mwe ubwo se ndamutekera iki we wagiye kuri busherisi ahubwo aho ubundi byaba kuri busheri ndagukunda cyane ubuza karigajyanye n'isuku kuri busheri ureba ukuntu nabo sinzi aho bimukiye naje nyobagurika naje nyoboza nabo nyoboje bakanyoberwa mutaka murakeye pe yego ubu se muzamara iminsi we cyangwa muzataha vuba sha urebye tuzamara iminsi yewe wirambirwa yo naringize ngo mu rugari so se kiki cya rero nacyo rero wihangane nyine no kweranje rwose ntago nagusiga ku nzira wikere kuri se bwugira ngo ntuhabaye nari naniwe muntu ntago babyoroshye nyine kandi kimwe buriya nyine ndarebye ntago umukobwa mwiza nkawe rwose subira igare ntago ridutura hasi hoye ngiri ryikora kirojana urabibona mbona ariko ngo buzindukiye mu kazi nta no kuza gutegura breakfast ubona biri bugende bite umva navyukiye mu mirimo ariko nawe rero uriyibagirwa cyane ntuse ntabwo uzi ko Yvette ari buze uno munsi uyu munsi uri kwa kangahe umunsi uri kwa gatatu rero navuze ngo ataza karitunyuzamo nawe urabizi abantu uri kumwitegura muri make urabona nabyutse nakwakwanye mbese ahubwo nyine kora ku ikofisi surushye gute kandi twari tugiye kugera sinakubwiye ko tugiye twenda kuhagera nubwo reka ngo ntabwo ndabona gahunda wabize n'icyuya kubera izuba ariko pole tugiye kugerayo rwose sinzi ngo twakugiye muraho neza isashimi isayimbaza iminsi myinshi baye ngo siko twari twarababuze umeze mute sina inaha nyine namwe murabibona twateye imbere ariko ntujya uhinduka we koko urureba mba narashaje ndomeruka ngana n'uyu ntujya uhinduka uyu ni umukobwa wanjye umukobwa wanjye reka nagira ngo usoze witwa nde witwa Teta mbese ko nitwa Fanga iyo mukobwa rero ni igitangaza ngiye kumbwira ngo ufite akazina keza erega twebwe tuba mu mujyi imyaka 10 hadi ubwo ni 10 n'ingahera aha ni 10 gusa 10 ariko nyine burya hariya dutuye rega hari ukuntu nyine umeze mute se ina ahubwo se usukwe umunsi rero nabyibagiye haje umunsi turi kuri zingaho ubundi aha Yvette nyine ngo bakomeje kumuhamagara cyane ngo akazi kagiye kuzatangira ahubwo no gushaka urukwa ngo ari cyo kurara harya nyibutse yarashoje wese abona akazi vuba kagiye kuba umwarimu hararuguru ego ko imurambi rwose cyakoze imana ari nziza uriya mwana ko babonye akazi vuba bagenzi be biganye barakabuze ubwo rero navuze ngo ataza nawe urabizi nubwo ari umuvandimwe nyine avuga ati wabaye umugore tugira umwana ku kazi se ko nta mafaranga mfite sheri wanjye iki ko nta mafaranga afite nta na make yasugo twinde mu dufite two kwifashisha ntabwo twabura ariko nta mafaranga ukuntu nashakaga kumwitegura uriya mwana ntabwo ariko biri bugende pe nta kibazo ntugire ikibazo bari mwene mama sera arya ibyabo utanyibukije ejo sheri na ahubwo uranyibukije usigaye ugorobereza
oya se sinari ndi kumwe na Karaveri hararuguru nimugoroba. Nose ntabwo ushobora kumamagara kuri telefone ngo ndatindaho kugeza igihe genda ndindira kuryama ntariya ngutegereje. Ai kabagore namwe ubu ushaka ngo umugabo nimba ngarengejeho isaha aguhamagara yakubwire ibintu bumva twabishobora. Niba uri butinde basembwira urabizi ko ntajya ndya utaragera hano. Nahamweruka nanjye ndi kwiga ubwo bashuri buri aho ngaho ariko kubw'Imana yaramfashije ndaburangiza nanjye ndi kwigisha ndi gutanga umusada nyine nkohereza igihugu kugira ngo nabo bazamere nkanjye ukomeze byiza akamyaka rihuta koko uka kanya neza urakuze uhisoba n'umurezi nawe cyane rwose umurezi utari umurezi none saha nayo rero kuko tubona ariko turimo turaza ntiwumvise ko mu minsi yashize nagize ibyago ntabyo wamenye se niyo mpamvu mutantabaye nagize ibyago papa w'umwana kugira ngo se tuba tuzi n'amakuru yanjye papa w'umwana nyine yazize impanuka pole mama ariko ndabona nta n'icyo bari mubwiye aracyari muto ntabwo arabimenya neza ntabwo rero tuba tuzi amakuru yanyu namwe muba mwaragiye mukituriza mukicecekera ibintu byo mu mujyi ntiwamenya ariko ubu ngubu nyine nje kureba ariko kubera ukuntu mbona hose hahindutse sinzi niba ndi buhamenye ahubwo iwacu gusa wayoberwa iwanyu ntabwo wayoberwa iwanyu da ahubwo mu minsi ishize nari ndi kumwe n'uriya musaza wawe turi kuganira sinzi ukuntu twakubuzeho gatoya ariko ntabwo yigeze ambwira amakuru y'ibishitse niba bibaye vuba umbwira uti rero ndi butindeho basi nimwirire ese ko rimwe ntabwo nabikoze wenda ucimira icyo igihe twagezaga saa 7 dukora sinagumenyesheje none ubu ngubu ejo warakoze ariko nijoro wambabaje aka kantu gato yarimo gafite ngo mukagire kanira mbo noneho rero amafaranga se nko kagira imana mwe ubwo se ndamutekera iki we wagiye kuri Busherisi ahubwo ubu ni byaba muri ndagukunda cyane ubuza akarigajyanye n'isuku kuri Busheri urebe ukuntu gateka n'udukaroni se watetse agapira ko tutanagaherutse rero urasaba gutega moto njya gushaka ibirungo ku isantere ntizari ikibazo amafaranga rega twabuze nayo ufite oya amafaranga twabuza yo gukira by'indenga ntago twabuza yo kurya 15 ntahagije 15 zara nkwereka uko tubigenza oya banzo mbwira rero niyo zara nkwereka njya nguha amafaranga ukahita umbarira imibare ukambwa ngo nkwereka nyiri uko tubigenza noneho ndamubwira akira ubuso kandagiye inyanya nicyo gukondera sheri wawe uhirwe sawa meze kire hano hari harafunga ubwo namara kuza uhita umpamagara kandi nizere kujya kuri Busheri reka ahubwo mbanze njyeyo ibindi ndabikora mvuye ku isoko sawa sheri wanjye yego yego ese nabo barabizi ko ibyo byago byabaye barantabaye nyuma baza no kunsura ahubwo sinamenya impamvu nyine ntago namenya ntawamenya wenda wasanga atarashatse ko mbimenya da ntiwamenya gusa ko n'abantu basigaye barahindutse ntiwamenya ihangane pe iyo mbimenya ari kuza oya ariko buriya ni wundi se nyine ni ubuzima nta kundi ni ubuzima nyine murareba natwe ubuzima buba butoroshye pe nubwo uba wumva nkorera ayo mafaranga ntabwo aba mpagije ariko nari kugerageza nkavuga ngo reka mfate agatikenzi umuntu nyine w'umubyeyi dufatiraho urugero nk'aha ariko namwe mwaratwanze sha nanjye ndabyicuza aya ntukicuze ubu yumva nyine hari ukuntu twari tuje kubasura nyine ariko n'ubundi ntabwo twenda gutaha vuba turi kumwe nyine tuzakomeza tubiganire nawe noneho reka nze nyarukire mu rugo nshobora kuza nko mu masaha yije cyane cyangwa se nintaza nimugoroba ndaza mu gitondo ndahanyura ngiye ku kazi ngaho reka dukomeze tugende turamaze no sawa kunyurwa umwana bayi umukobwa wawe yarakuze yarakuze yabaye inkumi ufite agakobwa keza tata amakuru umeze neza yego cyangwa nawe ndakubona umeze neza pe ntabwo amavuta y'ubupfakazi wabona rwose wayisize waripakuruye ariko nyine Paul ntukajye ubinyibutsa kiriya ni ikintu kibi
kibabaza gishengura umutima ku buryo ntushobora guhumeka neza uko uhumeka nyine kirakagaruka yego no gupfusha umuntu wawe rero nka kuriya nyine atanamurwaje agahinda gakomeye nyine nanjye nturutse hirya iriya mbona abantu bicaye inyuma y'amarembo ndavuga se bari abantu ariko mbonye mwambaye neza ibyo byose ntabwo abantu bari gusabiriza nawe ubwo waje utatubwiye use nk'ubu usa nta muntu waje hano ni iwacu rega nta kibazo iwanyu ntabwo ari ngombwa kwirirwa nyine ndinda ese si iwacu ni iwanyu nyine ariko bari kubwira wenda na musaza wawe ushangana ntukagire nk'abana numvaga atari ngombwa rwose iyo nari gusanga mudahari nari kwicara nkategereza sinakubwira ngo nari kujya mu ngo z'abaturanyi ni abantu bakinzi n'abo nzi sinzi aho bimukiye naje nyobagurika naje nyoboza n'abo nyoboje bakanyoberwa murakeye pe yego ubu se muzamara iminsi we cyangwa muzataha vuba urebye tuzamara iminsi Sister B, Ni sawa. meze neza. Wicaye aho? Nicaye hano nabuze moto ndananiwe ndi kuruhuka. Pole sana. Ahangaha ko moto ntabwo biba byoroshye. Sha nabonye bikaze pe. Unyiturutse ku Ego. uri kujya he? Ya, ndi kujya muri ibi byerekezo bya no hirya. Ni kure se? Ntabwo ari kure cyane nuko naniwe nyine. Nabuze moto maze akanya ngenda n'amaguru. Ese wagusukumaho kugira ngo ugumye wicaye ku muhanda utazi igihe moto iri buze ari ikibazo. Ubwo sinaba nkugoye. Oya, wigira ikibazo. Ubwo igare ryanjye nyine bisa nkaho rishaje ariko ntabwo arishaje kuburyo ritagutwarata. Ndabona naba nkugoye pe. Ibyo bintu usuhetse. iminsi ko nta ikibazo se hano ko ari mu rugo nose shanga ni ubuhoro urebye biravanze ariko turi kumwe turacyari kumwe nzakubwira rero sha nyine habaye inteko rusange umusaza nari ngiye kujya mu nama ariko sindabigenda nta n'umuntu ndi bubone nsiga ahantu sindagenda gute we ahubwo ntugire ikibazo turahari ndahita mpagumana na teta niba ari n'imirimo wari ufite turasigara tugukorera nta kibazo ntabwo biba byoroshye nyine hari igihe mba meze nka wa muntu wagiye muri hamwe akavuga ngo nta muntu rero se mu cyaro wayishobora ugira ngo sha urasetsa koko uzi icyo ntashobora n'iki umuhungu wawe se ameze gute sha rero ari ku ishuri ubu ngubu ntabwo nyine nzi amakuru ye ntabwo kuva bajya ku ishuri ntabwo turajya kubasura bageze mu wakangahe kugira ngo ntagiye kurangiza se bikamaze kuba gakuru yaba umugabo karabaye mwebwe se kandi mwageze hano ryari ni kare rwose twahageze kare yabaye nka data muraho neza amakuru murakomeye neza kuzwe yabaye nka data teta umeze ute teta umeze neza wabaye inkumisha sinzi gushobora shizi ndabizi ariko mana namwe maze neza ariko ndebera abashyitsi ko utabakiriye ubuze ikintu cyo kubaha oya nibwo tukihagira urebe musaza ntadahinduka kujya ndebera ese ko mwicaye nta kintu mufite cyo kunywa ibintu se inaha kari iwacu kandi aho mbibizi ntabwo rwose si kuko ntabwo siga ku nzira ubwo hava ryari uzi kurebye n'aha ngaha ntabwo moto se ziboneka inaha ngaha nyine n'aha ngaha umuntu utwara moto ni abantu babiri kandi ubu ngubu bari mu ntuza nyine bari kuri kaburimbo nta nimero zabo ufite si ku buryo twahamagara umwe byibuze bitakugoye ko ndeba wari ufite urugendo nta telefone nagendanye ntacyo niba wansayibya bigakunda ntacyo wowe zana ntabwo uri bwandurera oya reka ngire rwogera enda mfasha none se bakwiraho nabyo kuri kubimpa kandi ari mbwiye ko ugiye kubibitsa
narengeje harya niko nari nkubwiye ngo mfashe igare nkwereka nawe si kuko ntago wava aha ngaha reka nshyire hano ruguru ndaka sinahuye nabyo ra yewe si wabonaga ari kure noneho ibintu nahuye nabyo ra Yego ngaho ndebera kuba mwicaye gutya nta kintu Nakoze shereka ariko bakigera. Teta nta n'akajimwe amuhaye. Ntibabaza amakuru koko. Oya nawe ngo ntabwo nabarangara. nuko bangamira inda. Niko. Wagize amahirwe uraje nabuze no kuraje no mu gikoni nabuze no wansiga mu nzu. Ntacyo reka mbashake ikintu cyo kunywa. Oya bazanire teta. Maze ute se chérie. Sanga arashakunda ubugari nka kera. Ndanga nteka gatoki. Oya genda ubazanire. Uzane na jib byose ubazanire. Oya ntabwo dushaka amaji ahubwo turashaka gashira. Amakuru ikize. Nahoro. Warabyibuye. Hazongera gusiga utekera impumyi. Ese sinsigaye byagiye nyine. Teta. Uyu ni umusatsi wawe? Sikusigaye wicarira? None se bimeze bite? Kuza mutampamagaye, mutambwiye ni bimeze bite? Twari tubakumbuye gusa twumva nta mpamvu yo kwirirwa duhamagara ko n'undi iyo dusanga mudahari twari kubategereza. Ukakumbura umuntu ugahita uza gutyo bari mupangu utahamagaye? Yarashize iminsi myinshi se kuva cyagiye muhageraga iwanjye muntabara igihe mwagarukaga muje kunsura hashize iminsi myinshi. Kwagombye kuvuga ati musaza wanjye nzaza kubasura igihe iki niki tukakwitegura ese urabona binshimishije ko banje ngasanga nawe nta kantu muri kumwe babakirije. Yewe ntacyo rega turi kumwe nyine tuzahamara iminsi aba tuzakubwira tuzaganira nyine nta kibazo. Niko teta. Se nturambiwe kwicara waje kare. Reka nkwereka hano hari abana mugende mukina sibyo? Ushaka kureba n'inka? N'imbwa? Imbwa za hano ziraryana. Zitakurya? Nta kibazo tugende nkwereka hano byo gukina n'abandi bana. Yewe wirambirwa. Yewe naringize ngo mu rugo ari kure. Se iki cya. Rero nacyo. Rero wihangana nyine n'ukwiranje rwose ntago nagusiga ku nzira. Wikere kuri Subwo ugira ngo ntuhabaye nari naniwe. Muntu ntago babyoroshye nyine kandi kimwe buriya nyine ndarebye ntago umukobwa mwiza nkawe rwose. Subira igare ntago ridutura hasi. Hoye. Ngiri ryikora kirojana. Uraribona? Icaraho. Oyo ntugire ubwoba. Ntacyo. Ubwo ndefanye ntari. Nawe baye umuzigire n'iry'imizigo. Yego. Kuki nta namye ko turi buhure koko ngo nzane ibyiza. Yego. Uzane ibyiza reka ndeba aho nkanda Kwana remeye. Uraje gukina n'abandi baramukire Koba neza. yarakuze. Ntiwiyanduze. Makuru seho. Yewe ndaho nyine. Ariko ubusirimu burakwishe. Inzara warasize reka sinakubwira. Akasugo mbere ugatari ukomeze. Inahuzuguzi ngo wahashobora. Ufite inzara zimeze uko? Nubwita ufihanagura uvuze ngo ugiye kugumina. Ahubwo se kashyiramo agapira ngo utembereze ndabize ko mbe gutembera. Sha reka tugende n'ubundi nanjye nicaye umwanya munini ndumva narushye. Bamugane reka tugendere. Tugende nzira. Ndikunyereka nawe yepfo muri rwa rutoki no kwisambu. Hose. Bamakomboye cyane. Mwemera nyine n'ubutaha umuntu yakuvugisha urumva nimba uje guturana natwe kandi nanjye nkaba nduwe nanga mva ko tubaye abavandi hari ikibazo. Ariko ndumva nimero atari ngombwa. Kuyima bitwaye iki? Nimero ariko si ngombwa. Nase nyine mu rugo nyine nahangaha ariko kuza winjira gutyo winjira mu rugo nyine uko yiboneye kandi ikindi Hussein ncyaze nko kugutaje ku mugoroba. Ndashya mu rwose. Kandi wakoze cyane. Nibari 079 ubutaha bwo nzagwa nindi nta kibazo. Asiko sister utagoranye. Gerageza ubona n'undi. Soke wakoze merci kandi. Baso akihanga. Iyo ngiyo ndumva ihagije. Basi nzongera ko nkone ryari. Irahagije ntabwo tuzwa twahuye gushaka kuzongera. Urakoze. Undi nyine.
ubu ngubu ko umuntu wamufashe aba yana nimero mwe.